Wowe cyangwa njyewe tuzi abantu bajya bakoresha imbaraga izo ari zo zose kugira ngo baze kuba batsindira imitima yabo bumva ko bakunze, yaba umuhungu cyangwa umukobwa. Niba ari umusore ukabona akoresha imbaraga izo ari zo zose kugira ngo aze kuba yatsindira umutima w'uriya mukobwa, ariko ugasanga hari n'umukobwa ugira icyo agakora uko ashoboye kose kugira ngo aze kuba yatsindira umutima w'uriya musore, ariko nyuma y'aho abo bose bamaze kuba bakwihuriza hamwe ndetse bakaba baza kumvikana gutangira gukundana, ukabona umwe wa wundi washyiragamo imbaraga nyinshi cyane ukabona hari uburyo asigaye agenda buhoro, ukabona niba ari za keya yaguhaga nta kiziguha, niba ari bya bindi byose ukabona byose nta kintu na kimwe akikwitaho, ukabona ahubwo ameze nk'aho yamaze kuba yagira ati maze kuba yakwanga, ndetse ukibaza ati uriya muntu twapfuye iki ko aribwo twari tugitangira gukundana, ariko mbere mutaramwemerera urukundo ukabona nyine hari uburyo yashyiragamo imbaraga nyinshi cyane ku buryo ubwo aribwo bwose ukavuga ati byanze bikunze uyu muntu nitubana n'iryo joro ryanjye nzaba mbonye, ariko nyuma y'aho umwemereye urukundo ukabona hari uburyo atangiye kugenda agabanya gake bikazarangira ubona neza nta kukwitaho akigira ati akibikora. Muri iki kiganiro rero nibyo tugiye kuba twagarukaho, tuze tubivugeho ndetse namwe muze kuba mwashyiraho igitekerezo cyanyu. Reka ntangire ngusubiza nanagushimira amaze gukora subscribe ku Ihozo TV igihe tujye kubona muri iki kiganiro igituru. Uyu muntu rero umeze uko nguko, ikintu cya mbere aba akeneye aba agomba kubanza akakubikamo ibyishimo, akakwereka ko ari we gicumbi cy'ibyishimo byawe, ndetse agakora ibishoboka byose ku buryo ugomba kumwizera, ukumva ko ari we muntu w'agaciro, ndetse ugeze n'aho umubura wapfa cyangwa wahura n'ikindi kibazo gikomeye cyane. Ibi byose rero iyo amaze kuba yabigeraho, niba ari uburyo bw'amafaranga, niba ari uburyo bwa keya, zose akagerageza kuba yakwitaho ku buryo kuko uzajya ushyira ku munzani uzajya ubona koko nta muntu n'undi cyangwa umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yaguha keya nk'izo uriya muntu yaguhaga. Ibyo byose rero uyu muntu yamaze kuba yabigeraho, ahita atangira noneho gukora icyo bita kwirara, ukabona afite ubunebwe bwinshi cyane mu rukundo. Rimwe na rimwe ukabona niba yaraguhamagaraga wenda kabiri ku munsi cyangwa gatatu, ukabona asigaye aguhamagara nka kabiri mu minsi ibiri, akakubwira ko ari mu kazi kenshi cyane, ndetse akanakwibutsa bya bindi akakubwira ati suzi ko ngukunda, iri jambo nyine ukahita uvuga ati byanze bikunze uyu muntu arankunda. Ahubwo muri iki gihe afite akazi kenshi cyane, kuko muri cya gihe yari afite akazi gakeya cyane, yanyitagaho agakora ibishoboka byose, akansohokana akankorera ibintu bitangaje. Ukabona niba wakoze nka bidi, ukabona hari uburyo akwitayeho, ukabona yatumiye inshuti zawe, umuryango wawe ndetse n'abandi bose, ukabona agize ati akuri hafi cyane, avuga ati uyu muntu niba ari umukobwa ukavuga ati umukobwa niwe nzozi zanjye, niba ari umusore ukavuga ati yawe uyu niwe mugabo wanjye, se undi kera yabaga he, ariko ubu ngubu ukabona ntakikwitaho, ukabona ibintu byose yarabiretse. We ikintu cya mbere yarwanye cyangwa intambara yari ari kurwana nayo ni uburyo ashobora kuba yafata umutima wawe akawutsindira, akawubika rwose ku buryo uzajya ugereranya ushyira ku munzani nyine y'ikigereranyo, ukavuga ati nta wundi muntu bashobora kuba bagira bate banganya. Koko nawe wabitekereza, agakomeza n'ubundi agushyira aho ngaho, ahubwo ukazajya gutungurwa rimwe na rimwe ahangaha wumva uyu muntu wakugeza uko nguko yamaze kuba yakibonera undi mukunzi. Ahangaha rero nicyo kikwereka ko niba ugiye kujya mu rukundo, uba ugomba kujya mu rukundo gake. Niba umuntu ashaka kwereka urukundo rw'ikibatsi rwinshi cyane, ubona ko rwaka rwa rundi rugurumana, ugenda gakeya, utangire kugenda ibintu gake, kuko uyu muntu hari igihe aba azanywe n'iki gikorwa nyine cyo kugira ngo azabanze ashimute umutima wawe. Noneho namara kuwushimuta, uzumve ko ari we muntu w'ingenzi, uzumve ko ari we muntu ukeneye mu mutima wawe, uzumve ko ari we muntu ukomeye cyane mu bantu bose mwigize gukundana, cyangwa n'abandi mushobora kuzagira mushobora kuzakundana. Niyo mpamvu rero umuntu niba akuzaniye urukundo, ukabona hari uburyo ari gukabya ibintu, ukabona arimo araguha amagifiti, arimo araguha ibintu bikomeye bigiye bitandukanye, rero ugomba kugenda wowe ukabitwara buhoro. Rimwe na rimwe harimo abaza wenda afite gahunda akavuga ati ngewe ndashaka umugore cyangwa ndashaka umugabo, ibintu bigira vuba nyine, nkabona ukundi kuntu nihugukiranye, nkaba nakomeza akazi kanjye, wenda ibintu by'urukundo nkaba mbizi neza ko mfite umudamu, cyangwa nkaba mbizi neza ko mfite umugabo. Wenda abo bantu nabo bagira bate bajya baha, ariko nabo n'ubundi birangira bagize bate
ubona za keya baguhaga mbere batagira batakiziguha. Hari n'abaza bakaba bashobora kuba babikomeza nyine bagakomeza bajyana mu mujyo, bakavuga ati wenda niba keya zaranagabanutse wenda nzakomeza ngira ntiteho. Ariko ahangaha niba ufite uyu muco, niba ufite ingeso yo kuba wazana umuntu mu rukundo rushyushye, nyuma yaho wabona ko wamaze kuba wamufatisha, ugahita utangira kuba wagabanya urukundo wamuhaga, menya ko wowe ubwawe urimo uramwangiza cyane mu mutima we, urimo uramuremamo ikindi kintu, urimo uramuremamo ikintu gikomeye cyane kandi kitari cyiza mu mutima we ndetse no mu bitekerezo bye, kuko bya bindi yaje akeneye, bya bindi yari afitiye inyota, bya bindi byose yumvaga ko azakomeza kuba yabona, wowe ntago ugize ute, ntago ukibimuha. Niba rero ufite iyi ngeso wagira ute, wayihana, kuko ntago ari ingeso nziza, ni ingeso twavuga ikomeretsa imitima y'abantu benshi cyane. Ahangaha wenda nk'urugero ushobora kuba waza ukamukorera ibyo bintu byose, ariko nyuma yaho ugahita umushyira ku ruhande, ukamushyira ku ruhande, wenda ntimwari muri n'abana, wenda mwarabanye, aho ngaho ushobora kuvuga ati wenda reka komeze nihangane kubera ko ndi mu rugo, kubera ko ndi kumwe n'uyu mugabo, kubera ko ndi kumwe n'uyu mugore, wenda haje n'inshingano z'urugo. Ariko umuntu uramuzanye mu rukundo, ugize ute, umutaye aho ngaho, aracyari ku mihanda, aracyategereje undi muntu, bizamugora ko ashobora kuzaza ngo niba hari undi muntu uje ku ruhande, wowe waramaze kuba wamuta warigendeye, umuntu wese ngamubwira ati ndagukunda, apfe kuba yagira ati, apfe kuba yabyumva. Urumva ko kubera ko wowe waje umwereka urukundo ruri hejuru cyane, rukubye nk'inshuro nk'icumi wa wundi ari kuza amwereka, wa wundi wenda arimo araza amubwira ati ngiye ndagukunda gusa nkukunda, ibyo agahita yumva ko uyu we rwose nta n'ikintu we ari kugira ati, nta n'ikintu ari kumubwira, we nta n'ikintu nyine we mu matwi we ari kumva, kubera ko nawe wazanye urukundo rw'ikibatsi, wazanye urukundo ruteye ubwoba, rumurika, rushayininga, rugurumana, waje ukagira ute, waraje umukinishiriza umutima, none hakibaza uwo nguwo uzanye utuntu turi aho ngaho, ibintu bitakaze bimeze bite. Ahangaha rero urumva ko wowe wamaze kumwica mu mutwe burundu, kubera ko kugira ngo azongere kwizera urukundo ni ibintu bigize bite, ni ibintu bigoranye cyane. Rero nabasaba, niba ufite iyi ngeso, tangira uyihane, kuko nawe bizarangira imaze kugira ute, imaze kuba yakubana nka virusi, ukumva ko gahunda ari ukuba wagenda nyine ugatereta, niba ari wa mukobwa cyangwa niba ari wa musore, ukagenda ukamutereta, ukamuryoshya, amara kumushyira mu rukundo, ukagira ute, ugahita wivama. Ahangaha ukazakomeza ukomeza, ese ukibaza ngo wowe wazasaza ute, ese iherezo ryawe ryazaba irihe? Buryo barakubwira ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Hari igihe ukomeza kugenda ukora ibyo ngibyo, igihe nawe kikazagera wenda ukavuga ati nanjye nkeneye kuba nakimariya, cyangwa nkeneye kuba nagira umuntu tugira dute, umuntu dukundana. Ahangaha rero nawe ishobora kuzagira gutyo, ugahita uhura n'umuntu nawe w'umupureya umeze nk'uyu nguyu, cyangwa umeze nkawe, noneho nawe akagira ati, akakwishyura cyangwa akaguhorera. Burya niyo mpamvu ibi bintu byo kwangiza imitima y'abantu ntabwo biba bigize bite, ntabwo ari byiza. Niba iyi ngeso rero uyifite, menya ko igihe kimwe nawe igihe gishobora kuzagira gutya kikakugeraho, ugahura wenda n'ikiremwa kirenze wowe nyine, kikaba cyagira giti, kikaba cyagukorera ibintu birenze wowe ibyo wagiye ute ukorera abandi. Ahangaha rero inama nasoza ngira abantu, niba umuntu akuzanye mu rukundo, ikintu nagusaba cya mbere, jya ubanza ugende gake, ibintu byose bitware buhoro, ubanze umenye, umwige, ndetse ugire amakuru yihariye rwose umenya kuri uyu muntu, ndetse numara kuba wayamenya uzabone kuba wafata umwanzuro wihuse wo kuba wagira ute, wo kuba wamwemera. Ariko niba nta makuru ye ufite, ni ukumubona gusa, wenda muganira, muvugana, bimeze bite, bigenda bite, ariko ukabona kwitayeho cyane, arimo arakora ibintu bitangaje, ubona ko utasigira ugira ute, bya bintu nyine nawe ubwawe ubona mu maso yawe, ukavuga ati ibi bintu ntabwo bizagira biti, ibi bintu ntabwo bizaramba, byanze bikunze reka mbitege amaso. Ariko ahangaha rero nawe ugomba kugira ute, ugashyiramo ubwenge, kugira ngo uyu muntu niba icyari kimuzanye koko, niba ari urwo rukundo koko, icya mbere ugomba kumwemerera, wamara kumwemerera kumva ko ibyo bibaye, yamaze gushimuta umutima wawe, yamaze kwinjira mu bitekerezo byawe, yamaze kumenya icyo ukunda, icyo wanga, igihe ashobora kugutungurira nyine akaba yakugarura muri mudu, ibyo byose yamaze kuba yabimenya, agahita agira ati, agahita yumva ko gahunda misiyo ibaye complete. Ahangaha rero jya umutwara buhoro, niba aje
ubona ko afite urukundo rwinshi, mutware buhoro 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 buhoro. Niba ari byo koko bimuzanye, ashobora kuzagira ati ibi bintu n'ubundi wa mukino wanjye ndabona ahangaha urimo urantinza, reka ngire ntereka mbe nahita mbivamo. Ariko niba azanywe n'urukundo rw'ukuri, n'ubundi uzabona ko azahaguma, akomeza kwitaho, nubwo wowe uri kumwereka ko nkaho nta rukundo ufite cyangwa utamwitayeho, aha n'ubundi azagira ati azakomeza haguma kuko burya urukundo rw'ukuri biragora ko rushobora kuba rwagera gute, rushobora kuba rwahita rwigumura ngo rwigendere. Umuntu aremera akavuga ati niba uyu muntu yaranze no ko dushobora kuba twaba bakunze, reka byibuze mbe ndi hafi ye kubera ko numva mukunze. Ahangaha rero mujye mumenya, niba ubona umuntu aje mu rukundo uku nguku rugurumana, wowe hita ubigenza buhoro kugira ngo mutaza kugira mutazababara mwembi,